muri kino gitabo cyitwa uwifuzwaga mu bihe byose hatubwira amagambo paje 826 haranditse ngo nul dans cette tribu ne fut atteint par la maladie. Nta numwe muri ubwo bwoko wafashwe n'indwara. Ni igihe abisirayeli bagendera ku mategeko y'Imana. Cet enseignement sont aussi pour nous. Ibyo Imana yabwiye abisirayeli ngo be kurwara niba bigenderamo kandi niba byica ko bazarwara. Ubwo muzabisoma mu guteka kwa kabiri igice cya 28 umurongo wa 15 uhera ku murongo wa 2 uzabona ukuntu nibumvira batazarwara ariko niba tumvira bazarwara. Noneho kubw'ibyo izo nyigisho bahawe zari zifite uburyo bubiri, izibahuza n'Imana, izibahuza n'abandi, n'izibahuza n'ubuzima bwabo bwite. Abantu benshi cyane ntabwo bajyamenye iryo banga ry'uko umubiri wabo bwite nabo bashaka kuwurinda, basabwa kuwurinda. Ces enseignements sont aussi pour nous. Izo nyigisho abandi bahawe kera ngo be kurwara natwe ni zacu. Quiconque veut conserver sa santé doit remplir les conditions. Umuntu wese ushaka kurinda ubuzima bwe cyangwa se amagara ye hariho amategeko asabwa kuzuza. Umuntu wese wumva ashaka ngo nibura amagara ye ayagumane, igifu gikore neza, umwijima ukore neza, impyiko zikore neza, amara akore neza, amagufa akore neza, imihoro ikore neza, ibinyita bikore neza, imitsi yumva n'imitsi y'amaraso byose bikore neza, birasabwa ko nawe agira amategeko yumvira. Ariko kuko turi mu gihe Satani ashaka ko turimangana, ayasatira benshi akabwira ngo Yesu azabakorera ibitangaza, bo nta cyo bumvira batumviye. Mbese abantu bashaka kujya mu ijuru ariko batumviye. Dusaba kumvira amategeko agenga kubaho, amategeko mboneza mubano n'amategeko mboneza mirire, nta kindi tugendereye ari kugira ngo ubuzima bwacu bubeho tubufate neza. Nous devrions tous connaître ces conditions. Ibyo bisabwa kuzuzwa ngo amagara yawe abarinzwe, buri wese agomba kubimenya. Ntajya agira wajya kwegamira, ntajya kwa nkunda abaniha ngo hahore kwa muganga, ahubwo nawe akamenya kwitabara mu buzima. Ibyo bisabwa ngo nawe ugira amagara mazima, usabwa kubimenya ku giti cyawe. Kamenya ngo ndamutse ndiwe n'umutwe nakora ntya, ndiwe n'igifu nakora ntya, mugongo ucitse nakora ntya, yarangiza umutima utera nabi nakora ntya. Usabwa nawe mu mategeko y'uko Imana ishaka kwibuta bisabiriza, ahubwo nawe ubyimenyera. Ati nizihe rero, le Seigneur ne veut pas que nous ignorions soit naturel soit spirituel. Ntabwo Imana ishaka ko tubabaswa ku birebana n'amategeko agenga ubuzima bw'impagarike n'ubw'iby'umwuka. Nous devons collaborer avec Dieu en vue de rendre la santé au corps aussi bien qu'à l'âme. Tugomba gufatanya n'Imana yacu kugira ngo nibura tuzana amagara mazima mu mpagarike no ku mutima. Nous devrons notre devoir est d'enseigner comment on peut préserver et découvrir la santé. Inshingano yindi dufite uretse kuyumvira ayo mategeko tube bazima, dufite n'inshingano yo kubyigisha abandi ngo nabo babimenye. Ubwo niyo mpamvu muzabona ari ngombwa ngo abantu bige n'ikigisho cy'amagara mazima. Ni inshingano yacu no kubyigisha abandi, ni inshingano ko buri wese amenya icyo yakwikorera ubuzima bwe. Ayo mategeko Imana iha abantu ngo babe bazima, buri wese aramusabwa cyangwa se aramureba. Muri aya masaha rero twashatse kuganira kuri bimwe na bimwe ku bantu bagiye baturira imijyi, bajya bahura n'akantu kameze nk'agahaza k'icyatsi kibisi gitsibaze, bamwe bakita kokomble, ariko ni concombre. Noneho aka kantu gashobora kuribwa ari kabisi karanaryoha. Umuntu akanyujije muri blender kava mu mutobe, atari bukanyuze mu mutobe muri blender yagahata neza byonyine ubwabyo, ariko ukabanza wakoza neza kugira ngo utaza kurya inzoka z'uwagaciye cyangwa se uwagacuruje cyangwa na nyiri kugategura. Ukakoza neza nawe ugakaraba. Nettoie et embellir la peau. Umurimo wa concombre ni ukoza umubiri no koroshya cyangwa se kunetesha uruhu. Imirimo ibiri abantu benshi basonzeye. Aka kantu gafite ibintu navuga nti ni arikariniza.
iyo imibiri yacu ibura calcium mu magufa turagakoresha. Ibyo il neutralise l'excès de substances de déchets et il y a une réaction acide produite par une alimentation riche en produits d'origine animale. Concombre ni kimwe mu biribwa byoza mu muntu indurwe nyinshi cyane zakomotse ku bisigazwa bya proteine zikomoka ku nyamaswa, ari nabyo bikunda guhera mu ngingo bigatuma abantu bagwara gute, ari nabyo bituma abantu benshi cyane bakunda gugwara rubaga impande, ari nabyo bikunda kuzibya impyiko kuri benshi. Umuntu akeneye concombre kugira ngo nimugeramo ikuremwo ibarikaniza, ikuremwo indurwe nyinshi cyane zikomoka ku ndurwe zikomoka ku nyamaswa. Icyo ni kimwe. Depuratif cyo bitarandre pire. Concombre yigeze mu maraso iyamesa neza nk'isabune y'umumeshi mwiza, yarangiza ikirukana imyanda yose. Uwo ni umurimo wayo wa kabiri. Iyo ni concombre. Il facilite l'élimination des substances de déchets qui circulent dans le sang. Rikaba rero yorohereza mu gusohora imyanda yose y'ibisigazwa bizerera mu maraso, aussi bien par la voie urinaire. Uretse kunyuza imyanda mu maraso ngo yisohore, ahubwo concombre iragenda igatuma ndetse n'imyanda myinshi yari mu maraso ukayihagarika. Ubwo bivuze ngo uruhago n'impyiko nazo zakora neza, amara yakora neza. Ako ni akamaro ka concombre. Ka travers la peau, yewe no mu ruhu imyanda yasohoka. Diuretique, concombre ifite akamaro mu gusohora imyanda ariko binyuriye mu nzira mu rwungano rw'inkari. Iraccroît la production d'urine dans le rein. Aho kugira ngo umuntu abyimbagirane bitewe no kutihagarika, aho kugira ngo amazi amuheremo, ahubwo concombre ituma impyiko zisohora inkari neza, maze umuntu yihagarika akazimaramo neza. Ako ni akamaro ka concombre. Affection de la peau. Concombre ifite n'akamaro ku gihe uruhu rukunda kurwara. La concombre hydrate la peau. Akaba rero concombre ihaza amazi cyangwa se irinda uruhu kugumuma gukakara. Il apporte le soufre nécessaire au bon état de ses cellules. Akaba rero ifashe, ifite uruhare rukomeye cyane rwo kujyana kitwa soufre kakajya mu ngirangingo des ongles de cheveux. Ifite uruhare rukomeye cyane mu gutuma inzara z'umuntu ndetse n'umusatsi bimera neza. Kuvuga ngo ijya mu nsinsi ya umusatsi, iyo bita kwire chevelure, uruhu rwawe, aho guhora upfuka umusatsi, aho guhubona umusatsi usaza ubusabusa, aho gusa naho umusatsi utabona ibyo urya, noneho ururenda rujya mu ruhu, imisatsi y'umuntu igahaga neza. En même temps, il nettoie le sang des substances toxiques. Inafatanyiriza ko no koza imyanda imeze nk'uburozi mu maraso. C'est pourquoi il est recommandé de l'inclure dans l'alimentation des personnes souffrant d'eczéma, de dermatose et de psoriasis. Irakenewe ku bantu bose bagwaye ubugora, irakenewe ku bantu bagwara ibihushi kandi bishimagura, irakenewe n'abafite ibyo bita psoriasis. Ni akarwara gakunda gufata uruhu, umuntu yagakoraho hagatamukaho uruhu kandi ugakunda kuhashima, rimwe hakaza utuntu tumeze nk'uduheri. Iyo niyo bita psoriasis. Appliquer localement sur la peau, il favorise la beauté. Iyo uruhu rwawe rukunda gukakara, ndetse ushobora no kuyifata ukayikata nk'utuntu tumeze nk'uduceri ugashyira ahandi harwaye, maze ikanyunyuza uwo iyo myanda iri mu ruhu ikayikuramo, uruhu rwawe rukaneta. Le meilleur résultat sont obtenus en associant l'action interne à la concombre et son action externe sur la peau. Iyo uyikoresheje imbere mu nda ukayirya n'inyuma kandi ukayasiga, yihutisha ibisubizo vuba. Pour ce faire, nous pourrons l'appliquer à le frotter directement sur la peau. Hariho aho wagenda rangiza ukasa n'uyisirita ku ruhu,
couper en fine rameur et placer sur la zone de la peau concernée. Ushobora gufata nk'uduceri ugasiga aho ngaho nuko ngo nicyo gikenewe cyane. Constipation di ayine atoni intestinal irakenewe mu kuyirya kugira ngo amara yamenyereye gutinda ibintu atituma impatwe, umuntu ayikoreshe neza maze yitume neza. Excès d'acide urique, iyo ufite indurwe nyinshi muri wowe urayikeneye. Obesite, igihe umubyibuho wawe wihuta cyane. Diabete, igihe ufite diabete, iyi ako ni akamaro ka concombre. Rero ku bw'ibyo wayirya, waba wigiriye neza, hari akamaro waba ukoze ibintu bikomeye cyane. Nakunda ko buri wese yagaragaza gukurikirana kandi akabasha nibura kwirwanaho akoresheje concombre. Wayirya, wayikuba harwaye, wayikoramo umutobe, wayinywa. Iyo ni concombre, niko kamaro kayo. Ifite ubushobozi bwo koza impyiko, koza uruhu, koza amara, koza igifu. Yewe twabonye ko niyo yinjiye mu ruhu rwayo gusa itera umusatsi kumererwa neza.